Hello friends, ubuki bushobora kuvura indwara zitandukanye mu mubiri wacu. Ubuki ni ikiribwa kandi ni n'ikinyobwa. Mwese mbahaye ikaze, kano kanya tugiye kurebera hamwe ikiribwa cyangwa se ikinyobwa ubuki. Turebe umumaro gifitiye ubuzima bwacu. Mwese mbahaye ikaze nk'usanzwe nitwa Tom. Ntucikwe n'iyi video, ngusaba rero ino video nirangira kugira ngo usobanukirwe neza uko wakoresha ubuki ukakugirira umumaro. Bahaye ikaze. Ubundi ubuki harimo ibitera imbaraga. None kandi mu buki harimo isukari, ariko ni isukari karemano, ntabwo ari nk'isukari, ntabwo ari isukari mbi, ni isukari karemano. Nanone kandi mu buki harimo fibre. Kandi mu buki dusangamo ubwoko butandukanye bw'amavitamine. Harimo vitamine B2, vitamine B3, B5, B9, harimo n'imyunyungugu calcium, kandi harimo iron, magnesium, phosphore, potassium, sodium, zinc. None kandi mu buki usangamo n'ikigero dusangamo n'amazi. Ubundi igihugu cy'Ubushinwa nicyo kiza ku mwanya wa mbere mu bijyanye n'umusaruro w'ubuki. Hanyuma igihugu cya Turukiya nacyo kigakurikiraho. Nanone hakaza nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaza n'Uburusiya, ukazaho n'Ubuhinde na za Ukraine. Ibyo ni byo bihugu biza mu myanya ya mbere ku isi mu bijyanye n'umusaruro w'ubuki. Ubuki rero ni igitangaza. Ubuki ni bwiza kubera ko ni ruhurirane rw'amavitamini menshi kandi afitiye umubiri wacu akamaro, ko iyo uriye ubuki ayo mavitamini yose uba yaboneye icyarimwe. Vitamini A, vitamini B, vitamini E, vitamini B9, vitamini B5, vitamini B6, vitamini B12, vitamini K na za vitamini D n'izindi nyinshi cyane. Ubuki burimo vitamini nyinshi cyane ku buryo udashobora kubyumvisha. Kandi harimo n'imisemburo ngengamubiri itera igikuriro, akaba ariyo bita hormone de croissance. Harimo n'ibindi bintu byinshi cyane bitandukanye mu buki. None kandi ikindi kintu wasigarana ni ko ubuki butera kurama. Ubuki bushobora kongera icyizere cyo kubaho, bigatuma umuntu arama igihe kirekire. None kandi ubuki bwongera imbaraga mu mubiri ndetse no mu bwenge. None kandi ntibibagirwe ko ubuki ari kimwe mu bintu bakora bifashisha barimo bakora mu bintu byongera uburanga. Rero iyo turebye ubuki dusanga ari ikiribwa cyangwa se ikinyobwa, ariko nanone bukaba n'umuti. Abahanga bagaragaza yuko ubuki bushobora kuvura indwara zirenga 100. Ubuki rero bushobora kuvura ibibyimba. Iyo busize nko ku kibyimba bituma ikibyimba gishya vuba, birihuta cyane. Nanone kandi ku bantu bifuza kunanukira, none ubuki nabwo burabafasha. Iyo ufashe urugero, wenda ugiye nko kurya, mbere y'uko urya ugafata wenda ikiyiko kimwe cy'ubuki, ibyo bintu bishobora kukugabanyiriza ibiro mu buryo butangaje. Nanone kandi hari abantu usanga bafite amaraso akennye, cyangwa se nyine ugasanga umuntu afite amaraso make. Rero ushobora gufata nk'ikiyiko kimwe cy'ubuki, ubundi ukakivanga nk'ibiyiko bibiri by'umutobe w'indimu, ubundi ukajya ubinywa mu gitondo nta kindi kintu wari bwafate. Ibyo bintu rero bigufasha, cyangwa se bituma amaraso yongera mu mubiri. Byagufasha kongera amaraso mu gihe ufite amaraso makeya. Nanone kandi nko ku barwayi ba asima, uramutse utakoresha ubuki umurwayi wa asima rwose waba waracikanywe, kuko ubuki buragufasha cyane. Rero gukoresha ubuki byagufasha guhangana n'uburwayi bwa asima. Nanone kandi ku bantu barwara kugugara cyangwa se impatwe, ubuki rero ni kimwe mu bintu byagufasha kugira ngo bigende neza. Kubera ko iyo ufashe amazi y'akazuyazi mu gitondo ukongeramo ubuki hanyuma ukayanywa, bituma bikurinda kuba wagugara umunsi wose. Nanone kandi ku bantu bafite wenda usanga umutima utera gake cyangwa se ufite imbaraga nkeya, iyo ukoresha ubuki butuma umutima wongera gusubira ku kigero navuga kiri normal, bigatuma umutima wongera gukorana imbaraga zawo neza.
Nanone kandi gufata ikiyiko cy'ubuki kivanze n'umutobe w'indimu ni byiza cyane ku bagore batwite. Ukugifata byibura gatatu mu cyumweru ni byiza cyane ku bagore batwite. Nanone kandi ikindi kintu nanone utakibagirwa, ubuki bukiri fresh, ubuki butacaniriwe cyangwa se ngo bugire ukundi kuntu buhindurwamo. Ubuki nanone bufasha cyangwa se burinda abantu bafite intinyi, abagore cyangwa se igitsina gore bafite intinyi. Ubuki bubafasha kurwanya intinyi. Nanone kandi ku bijyanye n'uburanga, ngira ngo ubuki murabizi neza cyane ko ubuki ku bijyanye n'uburanga bureba. Niyo wafata ubuki ukajya ukabwisiga, hanyuma wamara kubwisiga nk'iminota 30 ukabareka bukakumiraho, ubundi ugafata amazi y'akazuyazi ukabwiyuhagira, uruhu rwawe rugenda rusubirana itoto rukamera neza cyane. Ubuki rero iyo turebye ubuki dusanga ubuki ari igitangaza ndetse ni umuti ukomeye cyane. Umuhanga Paul Juan yakoze ubushakashatsi asanga ko ubuki buvura indwara zirenga 100, harimo nk'izi za asima, indwara zo mu muhogo, indwara z'uruhu, indwara zo mu kanwa, ibijyanye n'ubushye, ibijyanye no kubabara umutwe, ibijyanye se inkorora, kugenda buhoro kw'amaraso mu mitsi, cyangwa se none ku muvuduko ukabije w'amaraso, indwara y'umwijima, amagiripe, ibicurane, umunaniro ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ubuki zirabuvura. Uyu muhanga rero akomeza agaragaza yuko ubuki ni umuti ukomeye cyane kandi ukomeza kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Nkuko naho usanga mu bihugu bigiye bitandukanye ubuki buri imbere cyane nk'umuti cyangwa se nko kuvura indwara zitandukanye. Nko muri Iraq bo babukoresha bari kuvura ibikomere by'abana, kubera ko ubuki bwica udukoko za microbe zishobora kuboneka hejuru cyangwa mu gisebe. Ubuki bwica izo mikorobe iyo ubusize ku gisebe cyangwa se ku gikomere. Nanone kandi ubuki bushobora gutuma umuntu atuza, bikaba byatuma umuntu ububabare yumvagamo bugenda bugabanuka, kubera ko ubuki bushobora no kugabanya cyangwa se bukanarinda ububabare bugaragara mu gifu. Nk'uko abantu barwaye igifu, ubuki bushobora kubafasha cyane, kubera ko rero ubuki bitewe n'ukuntu buteye nta dukoko dushobora kwihangana twakurira mu buki. Bituma rero ubuki babwifashisha mu gukora amavuta agiye atandukanye, kubera ko bushobora kurinda uruhu kandi uruhu rugakomeza rufite itoto. Nanone kandi ubuki bwifashishwa ku muntu uri gucibwamo yatakaje amazi menshi umubiri, ubuki bushobora kumufasha akabasha kugarura amazi mu mubiri. Bityo rero bigatuma ikibazo cy'umwuma yari yagize cyangwa se yari afite bitewe no gutakaza amazi menshi, icyo kibazo kikaba cyavaho. Ubuki rero buvura indwara y'umutima kandi bukavura indwara zigaragara mu myanya y'ubuhumekero ndetse n'indwara zo mu mara. Kandi none ubuki bufite ubushobozi bwo guhindura isukari ya fructose ubundi bukayihinduramo indi sukari yitwa glucose, kubera ko iyi sukari ya glucose ifasha amara ndetse n'igifu gukora neza. Nanone kandi ubuki bushobora guhembura cyangwa se umuntu wanyweye inzoga nyinshi, ubuki bushobora kumufasha hanyuma za nzoga zikabasha kumushiramo. Byonyine gusa niyo yafata utuyiko tubiri gusa twonyine gusa akaturya akatumira, byonyine gusa utu tuyiko tubiri tw'ubuki dushobora gufasha umuntu wazahajwe n'inzoga. Rero ubushakashatsi bwerekanye ko ubuki bugira imimaro myinshi cyane itandukanye. Nanone kandi n'ubundi bufasha kurinda indwara z'umutima ndetse na kanseri.
kubera ko bwifitemo ubushobozi bwo kurinda indwara z'umutima ndetse nyine na kanseri. Rero ubushakashatsi buheruka bwagaragaje ko ubuki bushobora kugabanya uburibwe mu mubiri ku bantu bari kuribwa. Ubuki bushobora kubafasha, kandi usanga ko ubuki bunafite ubushobozi bwo kurinda udukoko dushobora kwinjira mu mubiri cyangwa se tukangiza uruhu. Nanone kandi bakomeza bagira n'inama abantu b'abasportif, abantu bakora amasiganwa, abantu se bakunda siporo, abantu bakinnyi b'umupira, babagira inama yo gukoresha ubuki kubera ko burafasha cyane. Nanone kandi ubushakashatsi bukomeza bugaragaza ko ubuki bufite ubushobozi bwo kugenzura isukari iri mu mubiri. Nanone kandi bukagufasha no kongera ingufu. Urabona ko iyi sukari isanzwe iyo iriye ikongerera ingufu ariko mu gihe cy'akanya gato, ariko noneho ubuki ho bitandukanye. Ubuki bushobora kongerera imbaraga mu gihe kinini cyane. Rero bakomeza banagira inama abantu ko ahantu hose ubona wari ugiye gukoresha isukari, ibyiza nuko wakoresha ubuki, ubuki ukabusimbuza isukari mu gihe wari ugiye kunywamo isukari. Nanone kandi ubushakashatsi bwakomeje kugaragaza yuko ubuki bufasha kurinda inkorora kurusha indi miti yose ishobora kwifashishwa yo kwa muganga. Nanone kandi ubuki ni kimwe ni isoko y'ibitotsi ku bantu babuze ibitotsi. Ubuki bwabafasha. Rero ubuki ni igitangaza kandi ni ingirakamaro. Abahanga b'ubuzima bakomeza batugira inama y'uko icyiza wakoresha ubuki, ariko nituvuga ubuki umenye ngo ni ubuki bwa original. Nanone kandi hari ikintu cyagufasha gupima ubuki buri original butavanzemo n'ibindi bintu. Ubuki uzafata ubuki ubusuke ku rupapuro, nusuka ku rupapuro bugatunguka, ubwo buki buzaba atari original. Ariko nubusuka ku rupapuro bugafata wareba umunsi ugasanga ntabwo bwatungutse, ubwo buki buzaba ari original. Nanone ikindi, ubuki iyo buri original ukabusuka mu mazi bugenda hasi mu mazi, hanyuma amazi akaguma hejuru. Rero iyo ari ubuki buvangavangiyemo n'ibindi bintu, iyo usutse mu mazi nabwo bugenda hejuru cyangwa se bukivanga nabwo. Ubundi ubuki original iyo usutse mu mazi ntabwo ushobora kwivanga n'amazi utabigizemo uruhare. Rero ndagushimira ko twabanye muri kino kiganiro, kandi ndagushimira video, kora like kuri video, uyisharinge, uyisangize inshuti zawe, kandi nkushimira mbonaho gushimira wowe wakoze subscribe. Ndagushimira cyane. Nawe nimba utarayikora biroroshye cyane, ni gukandaho gusa. Ndagushimiye, wisanzwe mu gatondo.